mutwahanga uturimo ugwaye amapepo avuye kure y'insuwana mutwegereza uwo mwana tumurebe natwe tubikore tuze hano imbere ubanza ureke turagusuhuza tugukuramo amapepo kandi ntabwo ari indwara barakuroze gusa baguteye mu gicuku saa 9 ubona n'amakroke kandi koroke rimwe ufite nka mu bitugu n'umwana ariko turahura nawe
runaka abana gutwahaga uturimo ugwaye amapepo avuye kure cy'insuwana mutwegereza uwo mwana tumurebe natwe tubikore tuze hano imbere ubanza ureke turagusuhuza tugukuramo amapepo kandi ntabwo ari indwara barakuroze gusa
saa cyenda uhura n'amakroke kandi koroke rimwe ufite nka mu bitugu n'umwana ariko turahura nawe ariko turavugana hano ari murimo sema amen nitubanza muze abayumbe babishitse muze twakira abasanga dufata amakroke hano hari umutwe twafashe ariko hari nyamitwe tubwire Imana ngo amahoro aze niturangiza kuzuzwa ntabwirisha kuzanye Dawudi yamakirika wakundi uzushanga pepira abashitsi nimuze hano ni muri pasiteri muze twakira abasanga natwe twakira abashitsi nimutaza
abashitsi bahagaze tuje kumva ijambo ry'Imana.
ngo bari bakiririye ngaho nibabazamure mukara Nyabiheke Gasabo abandi bose mwicare kumbuge neza abantu bavuye Gasabo mwese muza Nyabiheke mwicare bakuta mwicare n'abahungu aba bantu bazanye n'abavyeyi baheka abana kandi nabo bavuye mu Mutara aba bantu bagomba gukora abayuda mugume mwitegura igisirimba cyanyu kirekire kiraza bwana tureba no oya ta komante kiramo Nyabiheke igisirimba amaze kumva ijambo ry'Imana